Imana iguhereza umugisha mwene data nshuti mukunzi wa Gospel TV Rwanda. Ni mwene so Erneste Niyonsenga. Ndagusuje cyane kandi mumeje kubashimira mwebwe mudahwema kutugaragariza ko hari icyo ijambo ry'Imana riri kugenda rikora ku buzima bwanyu. Imana ibakomereza amaboko kandi ibambika imbaraga muri byose. Iyo ni umwanya rero w'ijambo ry'umunsi. Ijambo ry'umunsi turisanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 18 umurongo wa 14 ndetse n'uwa 15. Imana ikugarutseho kandi iraje bidatinze. Imana iraje bidatinze ikugarutseho. Waba ubuze ibyiringiro, kwizera kukagabanuka, ukaba uri kurwana intambara nyinshi z'uburyo bwinshi kandi zigoye, ziraruhije n'ukuri. Waba uri kunyura mu misozi ndetse uzamunyura no mu mataba. Ibyo byose bigenda bikurushya umutima, ariko hari ijambo ry'Imana, hari Imana ivuganye nawe muri iri jambo ngo ikugarutseho kandi ntabwo itinze. Mwene data, iri ni ijambo rikomeye cyane. Imana yasezeranyije Aburahamu isezerano, iramubwira ati va hano ugende ujye mu gihugu nzakwereka, nzakugira sokuruza w'amahanga yose kandi urubyaro rwawe ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja. Aburahamu yumvira Imana, aragenda atazi aho agiye, ariko Imana ibana nawe. Igihe kiragera Imana iramubwira ati Aburahamu nzaguhereza umwana w'umuhungu. Aguma mu isezerano. Imyaka irashira n'indi irataha, Aburahamu aguma mu isezerano. Ariko yari afite umugore bita Sara. Sara ngo yari inguma, ntabwo yabyaraga. Kubw'isezerano ry'Imana Aburahamu aguma ku Mana, akora ibyo gukiranuka kandi akomeza kwizera ko igihe kizagera Imana ikamusohoreza isezerano. Ijambo ry'Imana rero atubwira ngo Imana imugarukaho. Imana ngo imugarukaho. Ijambo ry'Imana rero atubwiye ngo igice cya 18 umurongo wa 14, mbese hari ikinanira Uwiteka mu gihe cyashyizweho? Umwaka utaha n'iki gihe nzakugarukaho. Sara umugore wawe abyara umuhungu. Maze Sara aho yari ari ngo araseka, ariko yari afite ubwoba, ariko yarasetse kuko yibutse ko Imana nyine igiye kumugarukaho. Mwene data, hari igihe kigera ukarwana intambara nyinshi, ukagira ubwoba bwinshi, ugaterwa impungenge n'ibibazo uri kugenda uhura nabyo mu rugendo. Ndakubwiza ukuri yuko Sara nawe igihe cyarageze, noneho yibeta umugabo, aragenda ajya mu nzu y'Imana wenyine. Umutambyi amubonye aravuga ati se Sara byagenze bite ko yazanaga n'umugabo, byagenze bite? Ariko ikigeragezo cyari cyakomeye kubera ko Peni na mukeba we yaramuhandaga akamugerageza cyane, akamukina ku mubyimba. Noneho Sara yenda guturika, aravuga ati nanjye ngomba kugenda ngatakira Imana njyenyine, nkihererana n'Imana yanjye nkayibwira agahinda mfite. Mwene data, hari igihe ugira agahinda, umugabo kuko amubwira bikanga, umubyeyi kuko amubwira bikanga, umuvandimwe bikanga, inshuti bikanga, umugore bikanga. Ariko iyo byageze aho ngaho, Kristo wenyine niwe umara agahinda kandi niwe mutabazi wawe. Ijambo ratubwiye ngo nkugarutseho kandi nkugarutseho. Imana y'amahoro igiye kukugarukaho. Wowe wari urimo urwana n'ibyo utazi, uhomba buri munsi, ucuruza ugahomba, abandi bakunguka kandi mwaranguriye hamwe, ariko wowe bikanga kugenda. Dayimoni w'inyatsi Imana igiye kubirukana mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni w'umuriganya Imana igiye kumwica mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni
bivuze rero Imana igiye kumukuraho mu izina rya Yesu Kristo. Imana igiye gutanga ubuzima buzima kandi igiye kugaruka ku bizera. Niyo mpamvu rero mwene data ndakubwira ngo guma ku musozi, uhagarare ku musozi neza. Imana ni ukuri ibyo yakubwiye izabikora kandi bidatinze Imana ikugarutseho. Iri ni ijambo ry'ihumure rero rikubwira ngo Imana ikugarutseho kandi ntabwo itinze. Wowe guma ku musozi ukiranuke, wezwe buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Imana izabana nawe kubera uko wizeye. Amen. Ndakubashye Mana kandi ndagushimiye. Wowe mwungeri wacu, wowe umushumba mwiza, intama zawe kandi uziragira neza. Mwami Uwiteka Imana, ni wowe dushikamijeho umutima, kandi ijambo ryawe riratubwira ngo uko tukwiringiye ngo turakomeye, tumeze nk'umusozi wa Siyoni utanyeganyezwa. Turakwiringiye Mwami, tukubaje imbere, ngwino ukomeze intambwe zacu, kandi umuntu wese uzumva rino jambo Mwami Imana uzamugarukeho. Ibibazo byose n'intambara arwaye uzamuhereza icyerekezo kandi uzamuyobora inzira, uzakugisha inama uzayimugire. Kandi Uwiteka Imana, abafite ubwoba ubamara ubwoba, abafite ibibazo ubikemure, ababuze ibyiringiro ubabere ibyiringiro, abadafite ibisubizo Mwami Imana ubabere igisubizo, abafite imitima ifite intimba Mwami Imana ubamara agahinda kandi ubuzuza umunezero. Amahoro utanga n'urukundo utanga, ibyo byose bibomeho iteka ryose. Ubaremere igifatika mu buzima bwabo kandi ubajye imbere, ubayobore kugera ku gupfa, ubwo uzaza kubahamagara uzabatware